neza muraho neza mwaramutse abantu bose mwumva ururimi rw'ikinyarwanda ndabaramukije mbifurije amahoro y'Imana mbifurije kurama mbifurije ibyiza byose mbifurije amafaranga oh my god ibintu byose byiza bibabeho so rero turaje kugira ngo tubaganirize kuri channel yanyu nshimiye umuntu wese wakoze subscribe kuri iyi channel ni umuntu w'umugisha ni umuntu mwiza afite ubwenge afite ubwiza butangaje ni umuntu urenze ni umuntu tubana umunsi ku munsi ndabakunda sinzi uko nabivuga kireka kubabwira ngo mwa byonyine rero reka tuganire kuri aba basitari muzi cyane Dorcas ari kumwe na diaspora komenti zabaye nyinshi izo komenti nizo nzo kugira ngo tugarukeho tuvugeho ese mwebwe nkuko muri kubona bimeze bite baraberanye se cyangwa komenti namwe muyiteraho hasi muri komenti reka tujije mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi rero ngiye muri kubana n'umukobwa musanzwe muzi kenshi cyane ubakunda kandi nanjye ndabona yuko munkunda cyane dukomeze dukundane ubwiza bugomeze butube tubane rero mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi Mungu nitumikisha katika zambigu yuko Vextin na Dorcas bagiye muri Canada n'ubwa mbere tubonye post ya Dorcas ari kumwe na diaspora so ni diaspora ari mu gihugu cya Canada hariya muri Vancouver niho bagiye gutarama rero abantu benshi bacitse ururondogoro bavuga nti iyi couple irajyanye abandi reka ntabwo ijyanye abandi timuha ntabwo yaguhembuko ariko bura ikiri mu mutima we ntabwo twabasha kuba twakimenya muneza rero barataramye ibintu bigenda neza cyane hitabira abantu benshi cyane murabizi yuko nagiye mbagezaho update zose uko zakabaye nagiye mbagezeho amakuru yose nkuko yarameze kugira ngo ngiye nyabaha ubwo rero byari ibintu byiza cyane ubona yuko ari ibintu bifite isuku nkuko muri kubona kuri ifoto yanyu muri kubona Dorcas aho ngaho ifoto nabanjijeho muri ekra Dorcas nibwo bari bagiye gutarama stage bwa mbere bagiye kuri stage bwa mbere yari yambaye ikanzu igira hasi ku birenge yambaye n'agatambaro muri kara gatambaro hari abantu benshi bagiye babaza nise ko tutamuzi yuko agira umusatsi wa ordinaire no kuvuga ko akundi uyogoshesha warangiza ugasigaho agasatsi gakeya so rero kira gitambaro kiba gikoranye n'uriya musatsi ushobora kuba wambara umusatsi cyangwa kikaba kiri kumwe n'umusatsi wawe kuko muri kubona yuko inyuma rwose ubona yuko hari nko umusatsi mwinshi kandi tukibaza nti umusatsi umeze gute kandi tumuzi yuko nta musatsi agira bira bitambaro rero abantu benshi barabikora abantu benshi bashyiramo imisatsi noneho then wagitega ukabona wambaye umusatsi uragera hasi ariko siko biba biri ahubwo igitambaro kiba gifite umusatsi cyangwa umusatsi nawe ukawuguruka wambara ubundi ugatega igitambaro cyawe neza cyane so rero bagize igitaramo cyiza cyane barataramye bigenda neza baritabiriwe abantu bari bahari benshi cyane bagiye kurepeta ni kwa kuvuga ngo ugenda nyine mugakora amasengesho ya nijoro rero bose bari bahari cyane kandi ukabona ni ibintu byiza cyane so rero nkuko muri kubona hari umuhungu rwose wambaye ikote na n'umupira imbere n'ingofero isa nk'ikote n'ipantaro nziza cyane iyo post rero yakomeze kuvugisha abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga bavuga nti iyi couple irajyanye se cyangwa iyi couple ntabwo yaba ijyanye ariko nko twebwe tubonesha amaso n'amaso y'umutima ntabwo twashyiraho comment burya iyo wakunze nta kintu umuntu yakubwira ngo cyumve cyangwa ngo yavuguruzaho uba wikundiye nta muntu uguhitiyemo rero byose ugomba kubyakira uko nguko abantu bo baravuga cyane ntabwo wabuza kuvuga hari comment nabonye yambabaje cyane hari umuntu muri commentaire ugenda uvuga ngo ngewe ngo umugabo wa Vestina ngo simukunda se uramwanga Imana yonyine ubwo yamushyize ku isi mukunda ngo hari comment nabonye yambabaje cyane ngo umugabo Vestina simukunda ngo uwo mwana ngatwite yabanga inda yari ivuyemo can you imagine warabyawe cyangwa nawe urabyara ariko ugaza kuri gutera iyo comment mbi ariko nashimiye abantu uti uramwanga se ni Imana uri Imana yawe
uramwanga se uramugaburira, uramwanga se uramwambika, uramwanga se uri iki kuri we. Rero abantu barushywa n'imitwaro batikoreye, abantu barushywa n'ubusa, abantu bashaka kugira ngo binjiremo mu mubiri w'umuntu, babashe kugira ngo barebe ikintu kimurimo. Ugasanga umuntu bamuzanye kuri kamera ngo ni umukozi wo kwa Vestina, ngo uko bari babanye, ahubwo umuntu bagiye kumwudura ni ukumubwira amagambo aza kuza kuvuga kuri kamera. Mwabantu aba bana bariyubaha, aba bana bafite Imana, bafite ikintu bita Imana, ntabwo bagendera mu by'isi nk'uko tubona barabasebeje byarahagije. Ariko komite rwose ndi kugenda mbona bamaze kwigira aho bagera, nta muntu baza kwenderanya, ntabwo bakora videwo zisebanya, bo baririmbira, bo bakora ibyiza tukabona ni ibyiza. Ariko abantu ntabwo munyurwa, abantu muravugaguzwa mwabantu mwe, Mana yanjye. So Vestina rero na Dorcas rwose bari gutaramira hariya muri Canada, bazamara n'igihe kirekire, ndetse na manager wabo MIE Irene ndetse na kamerama wabo nabo bajyanye, nibatarame babihereye ku mutsima w'ubugingo, babashe kumanyura. Bagiye ku ndirimbo yabo ya Ebo, iriya ndirimbo yabaye y'agaciro cyane kuba abantu bose barayikunze cyane, kandi abantu bose bashaka kugira ngo bajye bayumva. Kandi n'ubutumwa bwiza, buriya ubutumwa bwiza buba buri mu ndirimbo, ntabwo wakwanga kumva indirimbo nziza nk'iriya. Nta mwana mutoya uzumva utayizi, cyangwa indirimbo zabo wumve umwana mutoya akaba atazizi. Cyangwa kuri stati ya WhatsApp, nkuko mama mufite stati za WhatsApp, ukagenda ukareba WhatsApp y'abandi cyangwa yawe, ntabwo waburaho indirimbo y'aba bana cyangwa bari kuririmba, kuko bafite ikintu bita muri bo Imana, bafite Imana, kandi Imana yandi babwira abantu bose bakabasha buryo ki bayumva. Ni ibintu rero byiza bishimishije kuba ari, ndetse n'abantu bose bumva ururimi rw'Ikinyarwanda, ndetse bashyizemo n'igiswahili ku bantu batumva Ikinyarwanda bakabaza kumva igiswahili. Ni byiza rero kubera bagenda bakora indirimbo zifite nk'aho zihuriye abantu bose muri sosiyete, kugira ngo abantu bisangemo, abantu ukaba wumva barashimishijwe n'ikintu biri kubaho. Imana y'amahoro ijye ibarinda, kandi igomeze ibahe umugisha, igomeze ibahe kwaguka, babashe kugira ngo bajye batugezaho indirimbo nziza nka ziriya tugenda twumva. Rero byose bitangwa n'Uwiteka, nk'uko bazisenga bavuga ngo Imana yarabatetuye, bakuye i Musanze bazana i Kigali, ibakura mu bwana butoya, Vestina imuha umugabo. Dorcas nawe biri hafi, nk'uko genda mbyumva bavuga ngo biri hafi. Ibyiza byose rero Nyagasani atanga bijye bibabaho, kuko Imana byo barayifite mu mutima wabo, Imana yo barayifite, bamamaza cyane. Ngayo nguko rero, reka mpinaha ngaha mbifuriza umugisha w'Imana ahantu hose muri mu mpande zose z'isi. Mugire amahoro, murahagira impagarike n'ubugingo, kandi umugisha w'Imana ujye babaho uko bwije n'uko bukeye. Nimurangiza kuwubona, natwe mujye kwibuka kutuzirikana, mujye mwibuka kutuzirikana, kuko natwe tuba tuwukeneye, ndetse n'amafaranga. Imana ibaha amafaranga mw'abantu munkurikiye, Imana ibiyereke, ibaha amafaranga, ibaha amahoro, ibaha byose byiza mukeneye. So bye bye, ndabakunda cyane, umugisha ubane namwe, ubwiza bwose Nyagasani atanga babeho, kandi mugire amafaranga, impagarike n'ubugingo.